Karibuni wanafunzi wa Kiswahili, reka nongere mbaye ikaze mwe Kiswahili. Hiki ni kipindi cha kujifunza Kiswahili hapa kwenye YouTube channel Pamba Lugha. Uyu ni umwanya wo kwiga ururimi rw'Igiswahili kuri channel yitwa Pamba Lugha. Mimi naitwa Jemuve, na somo la leo, isomo ry'uyu munsi ni kukanusha katika wakati uliopo. Ubu munsi ndakwigisha uburyo wahakana mu ndagihe mu rurimi rw'Igiswahili, uburyo wahakana mu ndagihe. Ndagihe niyo bita wakati uliopo. Ibintu ndimo kuvuga iki gihe bigikomeje. Kama uliwahi kusikia watu wakiongea lugha ya Kiswahili na wewe ukakuwa na tamaa ya kujua lugha hii, na kuomba ufuate masomo yote yanayotolewa huku bila ya kuluka somo hata moja, na tuende moja kwa moja Kiswahili tutakijua. Niba wari umgezo kumva hapa na ururimi rw'Igiswahili cyo nagusaba no kugira ngo ukurikirane amasomo yose ari ahangaha, ubundi bwo tugendere hamwe nta gushidikanya ururimi tuzarumenya. Uyu munsi rero nakubwiye ngo ngiye kukwigisha kukanusha katika wakati uliopo, mu guhakana mu ndagihe y'igikomezo. Somo lilo tangulia hili, somo ryabanjirije ringiri, tuliona kwa wakati uliopo ni wakati unaonyesha kitendo kinachofanyika leo au sasa. Twabonye mu isomo ry'ubushize tugaragaza yuko wakati uliopo ari igihe kigaragaza igikorwa kiri gukorwamo uyu munsi cyangwa se aka kanya. Tujikumbushe kidogo, reka twiyibutse gakeya. Katika wakati uliopo, Mungu twabibonye wakati uliopo tungo au sentensi ya kinishi, interuro yemeza huonyeshwa na kiambishi cha wakati na ambayo inafuata ngeli za majina au nafsi ambata. Kari twabibonye mu isomo ry'ubushize tubona ko interuro zemeza muri wakati uliopo mu gihe turimo cyangwa se indage y'igikomezo mu Giswahili irangwa n'akajambo na mu nteruro yemeza kaba kari mu nshinga hagati gakurikira ngeri za majina, inteko z'amazina cyangwa se nafsi ambata, amagambo ajyana na ngenga zo mu Giswahili. Ngo twabibonye mimi ijyana na ni, wewe, u, yeye, a, sisi, tu, nyinyi, wao, wa. Hizi ni nafsi ambata ambazo huenda pamoja na nafsi za Kiswahili. Utwo ni utujambo tujyana na ngenga z'Igiswahili. Ebu tuchukue mifano, reka dufate ingero mu nteruro. Inshinga muri interuro ya mbere irimo ni kupika. Juma anapika chakula kitamu. Juma atetse ibiryo biryoshye. Darasa linasafishwa na wanafunzi. Ishuri ririmo gusukurwa n'abanyeshuri. Inshinga irimo ni kusafishwa, gusukurwa. Tunaenda kulima shambani sasa. Tugiye guhinga mu murima uyu munsi. Inshinga twatondaguye irimo ni kuenda, kugenda. Mfano wa 4, urugero rwa 4, wao wanafanya kazi ngumu sasa. Bo bari gukora akazi gakomeye ubu ngubu. Mimi ninasoma magazeti, urugero rwa 4, njyewe ndimo gusoma ikinyamakuru. Chakula kinaliwa na watoto, ibiryo biri kuribwa n'abana. Inshinga irimo muri interuro ya nyuma ni kuliwa, kuribwa. Turabona neza ko muri izi nteruro zose tumaze kubona iyo interuro yemeza muri wakati uliopo, indagihe y'igikomezo, dufata ngeri, inteko y'izina, tugateranyaho na iranga wakati, kiambisha wakati ariyo na muri wakati uliopo, tugateranyaho inshinga kitenzi itagira ku, twakuyeho ku. Anapika, linasafishwa, tunaenda, wanafanya, ninasoma, kinaliwa. Ubu ni uburyo bwemeza, dufata ngeri tugateranyaho na cyangwa se kiambisha wakati na tugateranyaho kitenzi, inshinga itagira ku, twakuyeho ku. Tunapotaka kusema sentensi ya kanusha katika wakati uliopo, iyo tugiye guhakana interuro muri wakati uliopo, nkuko wavuga ngo njyewe sindi kwiga, wowe nturi gusoma, izo ni interuro ziri muri wakati uliopo zihakanye. Iyo tugiye guhakana mu Giswahili rero muri wakati uliopo, dufata kikanushi ha, tugateranyaho ngeli, tugateranyaho kitenzi, inshinga yari sojejwe na a, ya a ikahinduka ikaba i. Nazira nafsi ambata twabonye zijyana na ha, usibye nafsi ambata yitwa ni ijyana na mimi. Mimi ni baravuga ngo mimi si iyo ugiye guhakana. Naho ahandi hose twifashisha kikanushi ha. Nyuma ya ha twongeraho ngeri ariyo inteko y'izina.
tugateranyaho inshinga itagira ku yasojwe n'inyuguti ya i inyuma yayo. Hebu tuchukue mifano ambazo tumezitumia hapa awali mu nteruro tumaze gukoresha mu kanya zari zemeza. Hari interuro ya mbere twavuze ngo ivuga ngo Juma anapika chakula kitamu. Nujya guhakana uzavuga ngo Juma ha. Iriya ha irazifatanya na nafsi bibe hapiki, yana ivamo inshinga igasozwa na i. Juma hapiki chakula kitamu. Darasa linasafishwa na wanafunzi. Uzavuga ngo ugiye guhakana darasa harisafishwi na wanafunzi. Ishuri ntiriri gusukurwa n'abanyeshuri. Chakula kinaliwa na watoto. Ibiryo biri kuribwa n'abana. Tuzavuga ngo chakula hakiliwi na watoto. Sisi tunaenda mjini Kigali. Twebwe tugiye mu mujyi wa Kigali. Nujya guhakana uzavuga ngo sisi hatuendi mjini Kigali. Wewe unajua Kiswahili. Wowe uzi Igiswahili. Uzavuga ngo wewe hujui Kiswahili. Wowe ntuzi Igiswahili. Murimo kubona ko turi kugenda dufata ha ikazahita ikurikirana na ngeli ya jina cyangwa se nafsi ambata. Dufata ha igahita ikurikirana n'iki na ngeli ya jina cyangwa se nafsi ambata, hanyuma inshinga ikasozwa na i, ariko yana iba yavuyemo. Tazama hapa jinsi nafsi ambata za Kiswahili zinavyobadilika katika sentensi za kukanusha iyo urimo guhakana. Mu kwemeza turavuga ngo mimi ni, ugiye guhakana ni mimi si. Wewe u, mu kwemeza ugiye guhakana wewe uhu. Yeye a, wemeza ugiye guhakana yeye ha. Sisi tu, ugiye kwemeza sisi hatu ugiye guhakana. Nyinyi ugiye kwemeza ugiye guhakana vuga ngo nyinyi hamu. Wao wa bo bakora ikintu runaka ugiye guhakana vuga ngo wao hawa. Mifano, ingero: mimi ninamsindikiza rafiki yangu dukani. Njyewe mperekeje inshuti yanjye ku iduka. Nujya guhakana uzavuga ngo mimi simsindikizi rafiki yangu dukani. Njyewe simperekeje mugenzi wanjye ku iduka. Kabiri, ushobora kuvuga uti nyinyi mnasita kama hamujui ukweli. Ushatse kuvuga ngo mwebwe muri gushidikanya nk'abatazi ukuri. Ugiye guhakana rero uzavuga uti nyinyi hamsiti kama hamujui ukweli. Mwebwe nimushidikanya nk'abatazi ukuri. Urugero rwa gatatu ushobora kuvuga uti wao wanasimama mbele ya darasa lao. Bo bahagaze imbere y'ishuri ryabo. Nujya guhakana uzavuga ngo wao hawasimami mbele ya darasa. Urugero rwa kane, wewe unasikiliza habari kwenye radio. Wewe unasikiliza habari kwenye radio. Wowe urimo kumva amakuru kuri radio. Nujya guhakana uzavuga ngo wewe husikii habari kwenye radio. Wowe nturukumva amakuru kuri radio. Interuro ya gatanu, yeye anamaliza kazi yake. We arangije akazi ke. Nujya guhakana uzavuga uti yeye hamarizi kazi yake. We ntarangije akazi ke. Urimo kubona ko na ibirimo mu buryo bwemeza duhita tuyikuramo inshinga igasozwa na i. Ubwo ngubwo inshinga zidasozwa na a zo ntabwo zisozwa na i. Iyo tugiye kuzihakana muri wakati uliopo zirakomeza zikagira iyo nyajwi iba izihera. Kireka inshinga zisozwa na a niyo tugiye guhakana muri wakati uliopo, nizo zisozwa na i. Ingero z'inshinga zidashobora guhinduka harimo kutibu, kustarehe, kurudi, kuheshimu, kuabudu n'izindi. Izi nshinga rero iyo tugiye guhakana muri wakati uliopo zo zirakomeza zikagira iyo nyajwi izera, ntabwo zihinduka ngo zibe i.